umwaka mwiza mushyashya wa 2026 uzababera uw'ibyiza, uzababera uwo guhirwa mwese aho muri mudukurikiye kuri uyu muyoboro wacu wa Voyage Chronicles, aho muherereye hose ndabasuhuje kandi mbifurije umwaka mushyashya. Ndabashimiye rero uburyo mwadushyigikiye muri mwaka ushize, mwaradukurikiye, comment zanyu twarazibonye, yemwe na share yewe twarabibonye byose. Mbanje kubiseguraho rero, hamaze igihe kinini ntaboneka, hari ibyo nari mpugiyemo byatumye ntabasha kubaba hafi ngo nkomeze mbagezeho ibyo abenshi mwari mutegereje. Rero uyu munsi mbazaniye inkuru nshya yuko tugiye guhindura ibirango bya channel yacu. Ntago tugiye kuyitanga, niyanjye n'ubundi ningiye tuzakomeza kubana mu bintu bitandukanye. Ni kuvuga rero ko channel ubusanzwe mwayikurikiraga ku mazina ya Voyage Chronicles, akaba ari channel yari yagiyeho kugira ngo tujye turebera hamwe ibijyanye n'amateka y'ahantu hatandukanye n'ubukerarugendo ndetse n'umuco. Ariko kubera igihe ntago byagiye binkundira ko mbibagezaho neza nk'uko nari nabyifuje. Niyo mpamvu rero abenshi bakomeje kunyandikira bambaza biti ko wahagaze, ko waduhaye bike, ko utakomeje, ariko ari nako bampa ibitekerezo by'ibyo mwifuzaga ko nabagezaho. Ari nayo ntego nyamukuru yo kuba tugiye guhindura izina. Vuba rero kuva umunsi w'ejo logo izaba yahindutse n'izina rihinduke, bizava ku mazina ya Voyage Chronicles. Logo izaba iriho nshyashya, izaba iri mu ishusho ya zahabu cyangwa ya gold n'umukara, ni amabara agaragaza imbaraga, gukomera. Ikazaba kandi iri mu bimenyetso mu mazina agaragaza amazina yanjye nk'uko nitwa. Mbega ni uburyo bwo kugira ngo noneho bijye binaborohera kubasha gushaka channel kugira ngo yigereho vuba. Ariho bambwiraga ngo se ngo turashaka ntituyibone. Ubu tugiye kubana 100%. Uyu mwaka wa 2026 ni uwacu. Intego rero yo guhindura channel nk'uko nabibabwiye ni ukugira ngo tubagezeho content zijyanye n'icyerekezo gishya nk'uko abenshi mwabyifuje, kandi binajyanye n'uko ari byo nibyo ndimo cyane bitewe n'igihe turimo ubu ngubu naho ndi, nibyo bizatuma mutambura kenshi tukomeza tukabana. Rero nagarutse ndahari ku bwanyu. Abari bakunze ibyo nari nabahaye mukomeze munshyigikire. Comment nyinshi zirakenewe, mumbwira uko logo nshyashya mwayibonye, uko izina rya channel bimeze, mumbwira ibyo nifuza kubagezaho. Icyerekezo cy'iyi channel uko igiye gukomeza, tuzigana ibintu byinshi. Tuziga guteka, tuziga kwitaho, tuziga utuntu twinshi tuzagenda dusangira two dukenera mu buzima bwa buri munsi. Kandi na logo yariho ntago bivuze kuri rezina nditaye, nabyo nimara kuboneka neza nabonye umwanya nabyo tuzongera tubibanemo. Abakunda iby'ubukerarugendo ntago mbataye, namwe nzongera ngaruke kandi hose tuzabanamo neza. Ndabashishikariza rero gukomeza kubana nanjye, gukomeza kudushyigikira. Niba mukunda ibyo nkora, kunshyigikira, subscribe please, comment please, niho musingi, nicyo kintu nyamukuru, kuko niho mbona ngo ibyo nabahaye bimeze gute, ese harabura iki, ese nongeremo iki, ese ngumishemo iki, ese murifuza ko mbaha iki. Comment zirakenewe, like zirakenewe, mukora na share kugira ngo n'abandi baze tubane muri uyu mwaka. Ndabashimiye rero, mukomeze mubane natwe muri urugendo rushya, muri iyi nzira nziza yo kwiga. Muryoherwe no kubana natwe, mutekane, turahari ku bwanyu. Mudahari ntacyo
nageraho mpari ku bwanyu. Murakoze rero, dukomeze tubane kuri channel nshya, murakaza neza mw'isi ya channel nshya, amazina mashya na logo nshyashya. Ndabashimiye, ndabakunda, amahoro y'Imana akomeza abe kuri mwese aho muri.